no kugira ngo urisobanukirwe ubimenye. Impinduka zigomba kuboneka muri we kubwa Yesu Kristo. Niyo ataba impinduka kubwa Yesu Kristo ntuzahinduka. Nibikuriho ntibizakuvaho. N'ubumuga ufite bwose ntuzabukira. Ingorane ufite zose ntizizashira utari wamenye Yesu Kristo. Uzazihoramo ubuzima bwawe bwose. Ariko numenye Yesu Kristo uzazisohokamo mu izina rya Yesu. Kuko Yesu niwe ufite urufunguzo rwa byose. Gusa ku buzima bwawe no ku buzima bwanjye. Amena. Ntabwo ari pasiteri. Ntabwo ari umuhanuzi ukomeye. Ntabwo ari umwigisha uzi kuvuga amagambo atondekanya muri Bibiliya. No, ni Yesu wenyine gusa. Ntabwo ari ubwenge bubikora. Ntabwo ari umuryango munini ubikora. Ntabwo ari amashuri menshi twiza bikora. Ni Yesu twamenye gusa ubikora ibyo. Ntabwo ari ubutunzi dufite bwinshi bubikora. Ni Yesu dufite muri twe ukora ibyo. Haleluya. Niwizera Yesu ukora byose birahinduka. Ubuzima bwe burahinduka. Imibereho yawe irahinduka. Imivugire yawe irahinduka. Ntabwo wongera gusa nabo. Ntiwongera kuvuga nkabo. Ntiwongera kugenda nkabo. Ntiwongera kurya nkabo. Ntiwongera guhagarara nkabo. Ntiwongera kwambara nkabo. Ntiwongera gusangira nabo. Kuko uwo wamenye niwe musangira ijambo ry'Imana kandi mugasangira ibyo kurya by'umwuka. Ndetse Yesu wamenye niwe uguhesha kugendera mu butware bwo kunesha ikintu cyose cyasaga kugutandukanya na Yesu. Kuko uri mu butware bunesha byose. Imana irashaka ko uba muri yo kandi ukagendera mu ijambo ryayo kandi ukagera kuyubaha, ukayubahisha ururimi rwawe, ukayubahisha ingingo zawe zose. Imana iratugaya ngo tuyivugishe ururimi ngo ariko imitima yacu ikaba kure. Ni ikibazo. Imana irashaka ko ururimi rwawe niruvuga n'umutima wawe ubayo. Imana irashaka ko ururimi rwawe niruvuga n'umubiri wawe ubayo. Uyu munsi dufite abakristo bahamya Yesu mu rusengero, bagera hanze bakaba abo hanze y'urusengero, bagakora ibyo hanze. Basanga babeshya nabo bakabeshya, basanga basambana nabo bagasambana, basanga bari kunegurana nabo bakanegurana. Ntabwo uri muri Yesu, ntabwo bihagazemo, ntabwo birimo, ntabwo bihamya, ntabwo wizeye ijambo rya Yesu. Kuko Yesu wamenye ntiwamujyana mu nzoga. Yesu wamenye ntiwamujyana mu bapfumu. Yesu wamenye ntiwamwitiranya na Evariste. Yesu wamenye ntiwamwitiranya na kanaka. Yesu wamenye ntabwo wamwitiranya n'umuntu. Afite izina rye, ni Yesu Kristo ukiza kandi ukamuhora. Ntabwo abangikanwa, ntabwo yitiranwa, nta n'umwe bitiranwa ku isi no mu ijuru. Afite izina rye, ni Yesu Kristo ushobora byose. Kandi umwizera ngo ntabwo azagira ute, ntabwo azakorwa n'isoni. Umwizera ntazasuzugurwa, umwizera ntazasuzuguzwa. Kuko wizeye ukuraho igisuzuguriro. Ariko utamwizeye, uwo nguwo ari mu gahinda, ari mu mubabaro, ari mu ngorane, ari mu ntambara, kandi ntazazicira atamwizeye. Ntabwo ibibazo dufite twabikira tutizeye Yesu. Ingorane turimo ntizashira tutizeye Yesu. Intambara dufite ntizashira tutizeye Yesu. Ariko nitwizera Yesu Kristo byose bizashira, kuko yabirangije ku musaraba. Aravuga ngo bazamwizera mu izina rye bazamuka, mu izina rye bazakizwa, mu izina rye bazagendera, mu izina rye ibizaba byose bizaba, mu izina rye ibizakorwa byose bizakorwa mu izina rye, kuko twizeye Yesu Kristo ushobora byose. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Yesu
twamenye ni Yesu ukora ibitangaza, ni Yesu ukora ibyo abana b'abantu bananiwe, ni Yesu ukora bya bindi imiryango yananiwe, ni Yesu ukora bya bindi inshuti zananiwe, abakomeye bananiwe, abanyabwenge bananiwe, abize bananiwe. Aleluya. Hamwe utagera arahagera, hamwe ugiye bakakubwira ngo bariyeri zirahari, ugomba gusaba audience, warafungura akakwinjiza mu izina rya Yesu. Uyu munsi abantu basuzugura abandi kubera ko bazi neza ko ubutware bwa Yesu nibo babufite. No, ubutware bwa Yesu buri mu muntu wese wizera Yesu. Ntabwo amafaranga yatuma ubutware bwa Yesu busuzugurwa, ntabwo icyubahiro cyo mu isi cyatuma ubutware bwa Yesu busuzugurwa. No, ubutware bwa Yesu buri mu wizera Yesu gusa. Nushaka ubugendesha ibirenge, nushaka ube wambaye n'ikote ricitse, Yesu nimba arimo azakwambika iby'icyubahiro. Haleluya. Azakwambika iby'icyubahiro kugira ngo izina rye rigire ute rihabwe icyubahiro. Azakwinjiza ahandi bakubwira ngo ugomba kubanza ugasaba audience, uzinjira mu izina rya Yesu. Uzakomanga baguhe karibu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umukomanga muzakingurirwa, nimusabe muzahabwa. Haleluya. Nusaba mu izina rya Yesu uzinjira, nukomanga uzakingurirwa mu izina rya Yesu, kuko wizeye Yesu Kristo abisi batamenye. Amen. Kandi uriya ni ufunga, uwo Yesu Kristo ni ufunga akanafunga, byose biri muri we. Niki kidutera ubwoba uyu munsi? Niki kiduhagaritse umutima uyu munsi? Nimba turi muri Yesu Kristo byose birashoboka. Nimba turi muri Yesu Kristo byose birashoboka kuri we, kuko niwe ibisubizo biri, niwe amahoro ari, niwe urukundo ruri, niwe ibyiringiro biri, niwe kunesha kuri, niwe amagambo y'ubwenge ari, niwe ubutunzi buri, niwe ifeza n'izahabu ziri, niwe gukira no kubaho kabiri. Uyu munsi baragusuzugura, ariko hari umunsi batazongera kugusuzugura. Uyu munsi barakwambura, hari umunsi batazongera kukwambura. Uyu munsi baragusebya, hari umunsi batazongera kugusebya. Uyu munsi uratambuka bakakuryanira inzara, hari umunsi batazongera kuziryanira kukuryanira inzara. Haleluya. Uratambuka babamuka n'akanyuza, hari umunsi uzatambuka izina rya Yesu uri kubahwa. Hari umunsi uzahaguruka izina rya Yesu uri kubahwa. Hari umunsi uzavuga izina rya Yesu rikagira ute rikubahwa. Haleluya. We wizera izina rya Yesu Kristo gusa byonyine. Ntugire umuntu n'umwe wishingikiriza, ntugire abakomeye wishingikiriza, ntugire umuntu n'umwe wubakaho, ntugire umuntu n'umwe urebaho, urebe Yesu wenyine gusa. Niwe ufite urufunguzo rw'ibizaba kuri wowe. Amena. Imana ishimwe cyane. Reka dukomeze dusome mu 19. Nuko mwihanuye muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ubwiza ituruka ku Mwami Imana. Amena. Ngo nuko mwihanuye muhindukire, ngo iminsi yanyu ibone ubwiza iturutse ku Mwami Imana. Imana irashaka ko wihana kugira ngo iminsi yawe yiyongere ku Mwami Imana, kugira ngo ibihe byawe byo kubaho neza byiyongere, kugira ngo ibihe byawe byo kugendana n'Imana byiyongere, kugira ngo ibihe byo kugendera mu butware bwa Yesu byiyongere, kugira ngo ibihe byiza bihindura bibeho kuri wowe. Imana irashaka ko yizera gusa, ibintu bigahinduka, ibitangaza bigakoreka. Amen. Uyizere gusa byonyine. Ntugire undi muntu wumva, ntugire undi muntu ureba, wizere Yesu wenyine. Niwe uraza kuguha abo ureba nabo wizera nabo ugendana nabo. Ibintu biraza guhinduka. Ariko nutangira kwizera Evariste ngo umukozi w'Imana, ugatangira kwizera Kanaka umukozi w'Imana, ntibihinduka, kuko uri kwizera wa wundi, kuko uri kwizera umwana w'umuntu. Bibiliya ivuga ngo wizera umwana w'umuntu agira ute avumwe mu izina rya Yesu. Ariko niwizera Yesu wenyine gusa, ibitangaza birakoreka, ibintu birahinduka, ubuzima bwawe burabohoka, amahoro urayabona, iby'abisi bakwimye babibona, iby'abisi bakwambura bigarurirwa.
Yesu aravuze ngo un'iby'inzige zatwaye bizagaruka mu izina rya Yesu. Iby'inzige zagutwaye, ibyo Satani yari yaratwaye bizagaruka mu izina rya Yesu. Kuko Yesu Kristo ufite uri muri wowe ni uw'igiciro, ni uw'igitangaza. Ni wa wundi ugarura bya bindi byari byarabuze, bya bindi abisi bari baratwambuye, bya bindi bari baratunyaze, bya bindi batubwira ko tutagifite ubushobozi, ariko muri Yesu Kristo tubifite ububasha, kuko twamenye ufite byose. Amen. Komeza dusome. Imana ishimwe cyane. ngo nuko mwihaniye muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ubwiza ituruka ku Mwami Imana, bitume Yesu ari we Kristo wabatoranirijwe kera, uwo ijuru rikwiriye kwakira kugeza ibihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa, nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Haleluya. Ngo nuko menyesha ko twese duhinduka, kuko ibintu byose biri muri we kandi azabaho igihe cyose cyo kubaho kwacu. Yesu azabaho ibihe byose. Yesu azabana natwe ibihe byose nitumwizera. Yesu azagendana natwe ibihe byose nitumwizera. Nugera mu bikomeye azabana nawe, nugera mu ngorane azabana nawe, nugera mu mwijima azakubera umucyo, kuko we ahoraho ibihe byose. Ahoraho nijoro, ahoraho ku manywa. Niwe mucyo umurikira abizera bose. Haleluya. Niwe mucyo utazima, niwe mucyo utumurikira, niwe bendera bitumurikira. Imana ishimwe. Mu Makumyabiri na kabiri ngo Mose yaravuze ati Umwami Imana izabahagurukiriza umuhanuzi muri bene wanyu umeze nkanjye, nuko muzamwumvire mu byo azababwira byose. Nuko rero umuntu wese utazumvira uwo muhanuzi azarimburwa mu bantu. Haleluya. Imana izahagurutsa umuhanuzi. Umuhanuzi uyu munsi Imana ihagurukije ku buzima bwawe. Nawe uyu munsi ushobora kuba umuhanuzi, ushobora guhagurutswa, guhanurira abandi guhinduka no kumvira Yesu. Byizera, bihagararemo. Izera ko uyu munsi ugize umuhanuzi na Yesu, ugomba guhagurukiriza abandi kubaha Yesu. Uyu munsi ukwiriye kuba umuhanuzi uhagurutsa abandi mu byaha, uhagurutsa abandi ukabamenyekanisha iby'ijuru, ukabumvisha iby'ijuru. Ngo hari umuhanuzi uzahagurutswa muri mwe kugira ngo amenyekanishe ibya Yesu, amenyekanishe ibya zina rya Yesu, amenyekanishe wa mugambi wa Yesu, amenyekanisha imbaraga z'ijuru, amenyekanisha imirimo n'ibitangaza by'ijuru. Uyu munsi byizere, bikubwira ko ari njye muhanuzi ukomeye, kugaragara ko ari umuhanuzi ukomeye. Hari abandi bagomba guhagurutswa mu izina rya Yesu kugira ngo bamenyekanishe iryo zina rya Yesu Kristo, kugira ngo bumvikanishe mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo iryo zina rya Yesu ryamamare, ryogere hose, ryogezwe, rishyirwe hejuru, ryubahwe, umugambi w'Imana ujye usohora. Mugomba guhagurutswa. Mwebwe uyu munsi nimwe mugomba guhagurutswa. Nimwe uyu munsi mugomba guhaguruka mukavuga ibya Yesu. Nimwe uyu munsi nimwe ntumwa